iminuza karebe neza yambaye plate y'ababebi The Ben yambaye plante Ese si umusitari nanjye narabibonye ibyo. warakabonye kano ka video kuba The Ben yambaye plante agashiramo ijezi inyuma kandika afashe indirimbo yawe bayikompara n'iya Vava dore imbogo we kuri ku giti cyawe ku mutima wawe Oya, bivuga wumvishe umeze ute Oya, uba nge ukimara kubona iyo post Oya, nicyo bari shaka. kugukompara na dore imbogo Nicyo shaka kukubwira yuko abafana utarebye neza si umuntu se. umuntu ariko ntabwo nose muri kuri capable y'indiri kurimba ibintu None bimwe si icyo afite ntafite n'iki cyangwa icyo nge fite adafite n'iki. ubu si ufana dore imbogo Nakubajije ngo uramufana ntamufana nyine. dore imbogo dore imvubu dore imara Avasi urumva ritoroshye. Oya ntabwo riramvuna cyane. Nose utekereza ko arabyanga se? ntabwo mbizi niba nabyanga ariko yaranambwiye ngo niryo ryamukuje niryo ryamuhaye hiti poste bari kugukompara na dore imbogo we ku giti cyawe ku mutima wawe wumvishe bimeze bite uzi ibihangano ukora uzi uzahari ukuntu biba byakuvunnye uzaba biba byaturutse we wumvishe bimeze bite Ikibi nuko bari Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh muri yagiye atandukanye mu Rwanda, ranze igihugu ubwo ndavuga inshuti zacu z'aba diaspora. Hope ko ibintu bari kugenda bidoinga fine. Ndi Sort Official in DPTV Rwanda, imbere yanjye ndi kumwe na Nikita ndetse na Jennifer. Tubasanze muri shooting. Ariko turabafatiranye Jennifer. N'umunaniro niki? Mbere nambira umeze uti? Shandaho meze neza ndashima Imana. Shoot imeze neza se ko nabonaga ibintu byari byagoranye. Ntubibona se ko muhise mufatirana nyine? Ariko tuzigomba no kugufatirana ukabwira n'abanyarwanda ukuntu ibintu bimeze. Nabasangiza n'ubundi n'ibikorwa uri kubategurira mu gikoni. Yego. Bimeze neza cyane. Bimeze sawa. Nikita umeze neza? kabisa meze neza Umeze neza. meze neza Urakomeye? ndakomeye Kuri oya noza. uzwana Noza. inde ubwo uraje Umunaniza ariko ubwo uraje Ako se ngiye ndabona uramutse Nikita n'abajya ngo harimo akantu ni umukobwa wanjye. yego. ntabwo uri kubona ko umuwanjye turasa Kuyanyanze ubwo Rero kwanza. iyi ngunyura ibintu ntabwo biri bworohe. Cyane byose. Umeze neza. Tumeze neza. Yes, tubasanze muri gushutinga indirimbo. Ese ni indirimbo bwoko ki? Ni indirimbo bimeze bito ubundi? Ubundi mwatoye cyangwa Twatoye twazindutse. twatoye ku gipfunsi ku gipfunsi mwazindukiye mu matora ibintu byagenze neza. Muhita muza mu mirimo yanyu ya buri munsi muza gushutinga indirimbo. Ni indirimbo ki abanyarwanda bitega iki? Oya ni indirimbo bazayumva ntago twayivuga itarasohoka se murashaka kuyiba? Ntabwo twayiba reka. None se tuzayibumvisha nyine yasohotse. Yego. Muzayitwumvisha yasohotse ariko mwana dusamporinga abona gake. Reka ntago byakunda. Mbere na mbere ufite indirimbo zingahe zimaze gusohoka? Ni nyinshi ntabwo ndazibara ariko ni nyinshi. Kubera ko buriya iyo umuntu agitangira ntabwo ziraza mbere ngewe ubu zibara kubera ko aba ari bwo ugitangira utaramenya n'ibyo ari byo. Ariko uko iminsi igenda ishira ugenda nyine ubona yuko bigenda biza ariko ibyo watangiriyeho yego nubwo uba warabisohoye ariko nta bumenyi buba burimo buhagije. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro neza wenda abantu badukurikiye bashe kuva mu rujijo ubasangiza inkuru ya music y'uruganda rwa music yawe byaje bite byatangiye bite inspiration yavuye he kugira ngo aka kanya uri muri music. Nabonye uririmba injyana isa nkaho iri gakondo mu kuntu injyana nziza cyane abantu bakeneye ku isoko ko abantu usanga bari kuza bakadushyamo byandi byirukanka by'amapiano bimwe bidunda umutwe byenda kumena ariko wagaruye style ya indi yabasisire Kayirebwa ya indi ya kera wumva yuko nyine abantu bakeneye. Igitekerezo cyaje gite byaturutse? Oya ntabwo kuririmba ari business. Umuntu yicara ngo avuge ngo ngiye gushinga iduka, ngiye mu isoko gucuruza inyanya.
nta nubwo ku myaka yanjye ari ikintu nakabaye ntekereza kugira ngo utekereze kuririmba wajya gucuruza inyanya cyangwa ibitenge. Ni impano ntabwo ari ikintu umuntu yicara ngo avuge ngo ngiye kwihangira umurimo, ntabwo byakunda. Abarimo kwihangira umurimo rero ni nka kwa kundi wenda umuntu aba n'ababikora bitabarimo, ni kwa kundi uba ubana n'umuhanzi ukagera igihe ugafatwa. Ariko impano y'ubuhanzi ntabwo ari bizinesi, ntabwo ari bizinesi rwose. bivuze ngo wowe yikora atari bizinesi, just kugira ngo nyikora nk'impano, nk'impano. kandi noneho nanjye ibyo wavugaga bino byo gucuranga n'ibiki numva nshaka kuzabireka nkajya nkoresha ijwi ryanjye ryonyine, kuko numva ari byo byampira kurenza uko babishyira mu byuma nyine bagacuranga, kuko hari igihe ujyana nk'indirimbo yawe muri studio ikaba ifite nk'amagambo y'ubwenge, ifite amagambo y'inyigisho, wagerayo bati duhinduremo iri jambo, kandi buriya indirimbo iyo uhinduyemo ijambo tayari hari ukuntu buriya iba yapfuye, kuko ushaka gukuramo nk'ijambo rivuga ngo yego, noneho hahandi watangiriye ikiri butume uvuga ngo yego nacyo kikaba kirarangiye, naryo rikaba rirapfuye. Rero nanjye numva nshaka kuzajya nkoresha ijwi ryanjye ritarimo imiziki, wenda bakagira nk'utuntu banshyiriramo two kugira ngo dukurikire ya magambo, ariko ibintu by'ingoma bikavaho. Abantu benshi bari muri runo ruganda rwa music hakunze kumvikanamo ibintu by'amashyamba, ibintu by'amashyari, ibintu bya kompetisiyo. Ku giti cyawe bimeze bite? Oya, njyewe numva ibi bintu bitakabayemo amashyari, kuko buri wese aririmba ukwe, kandi buri wese aririmba ijwi rye ridahuye n'irya wa wundi. Uko wabigenza kose rero, icyo umuntu kiba ari icy'umuntu, ntabwo ushaka kuvuga ngo icyo kintu uzaririmba nk'uriya ngo bikunde, ntabwo byakunda. Niyo washaka kwigana umuntu ntibyakunda, ijwi ry'umuntu uko wumva twumvikana mu majwi, urumva umuntu akaguhamagara ukumva ni kanaka, undi yaguhamagara ugahita umenya ijwi rye, ntabwo rero byakunda yuko ushaka kuvuga ngo urigana ijwi ry'umuntu, ntibibaho. Ntabwo byakunda yuko ngo wigane ijwi ry'umuntu, ntabwo byakunda. Niyo wanamwigana bigakunda, ubwo nyine byaba ari impano nanone, nayo ni iyindi mpano. waje guhuza ute se noneho? Ariko usendekera umwana mukozeho gusa, ntaje guhuza mute? Niki tubwire, aje guhuza gute? uzi ko utari umuhanzi? erega nawe bitabera, ubibwirwa n'iki se? Kimwe buriya umuntu ni mugari nk'uko njya nkunda kubivuga cyane. Urabona wenda nk'imyaka afite, jyewe ndi mukuru, ngo njyewe ndi umwana, ariko abantu benshi ibyo bintu bakunda kubimbaza ngo kuki utaririmbye kare, kuki byagenze gute, urumva? Noneho ukibaza se, ukaba ubana n'umuntu, umuntu arakubona ugenda, umuntu arakubona ubyara, uhetse uruhinja, agahita yumva ngo ni ukwishakira imirimo. Rero ngiye umuntu ambwiye icyo kintu kirambabaza cyane. Nose impano indi murayizi? Kuba twarabanaga mu buzima busanzwe ubona ngenda ngaruka, ubundi impano indi murayizi? Ntabwo uba uyizi. Ubwo urashaka ko nkusubiza nkubwira kugira ngo mpuze, njye nyine nkunda kumwita ngo ni mama muto wanjye, kugira ngo duhuze. Buriya ubu buzima nabwo bwatwigishije byinshi. Njyewe ama video vixen man, ariko ntago ari ikintu nyine, hari igihe uba wiyumvamo ikintu ariko utarakigerageza. Ariko nabitekerejeho ndabigerageza, ariko ngenda mpura n'abantu n'imigambi y'Imana. Narangiye mpuye na mama muto wanjye, ewana aribwo iriya ndirimbo ariko izaza itwiga, ni ukuri pe. Urashaka ko izaza itwiga kabisa. Yego. Ati indirimbo izaza itwiga. Mu ndirimbo umaze gukora, hari indirimbo ushobora kuba warakoze byibuza igendeye kuri story y'ubuzima bwawe? Ndazifite nyinshi cyane. Mbese wandika based on your true story? Buriya reka nkubwire, abahanzi ba kera aho bari batandukaniye n'abubu, buriya abahanzi ba kera bari babantu, ari nabyo ngewe ndimo kugerageza kuba nakora, wenda nubwo bitanyoroheye mu buryo bw'ubushobozi, urumva? Ariko
ni ukuvuga ngo abahanzi ba kera baririmbaga ijambo uko riri. Mm. Niba ari ukuvuga ngo va aha ngaha ujye kuvoma nuvayo uze uteke, urumva, numara guteka uryamisha abana, akabiririmba uko biri. Mm. Noneho rero ab'ubu ngubu bo ni ukuvuga ngo baririmba ibiboroheye mu kuririmba, Mm. bandika ibiboroheye mu kuririmba. Twa tuntu nyine tworoshye tujyana mbese ukuntu ku buryo ku buryo indirimbo irindi irangira ugashaka ijambo ririmo ukaribura. Urumva? Yego. Rero abubu nicyo batandukanyeho n'abakera, ari nabyo ubona hari ngira ngo mu kwandika izo ndirimbo giye nkurikije uburyo mba ziba zanasohotse, nubwo zisohoka zirimo amakosa ariko ziba zanabananiye kubera ko zirimo amagambo akakaye kandi ngiye mba shaka ko risohoka uko ryakabaye umwimerere waryo. Apana kuvuga ngo ndaza kuyijyana muri studio ngo bayisenye ngo bongere ngo bashyiremo ibi. Icyo gihe rero ari ukuvuga ngo barayisenya ntanabireka kubera yuko ntabwo ibindimo byaba bisohotse. Urumva naba ngiye kwigana babandi kandi nanjye ndashaka gusubira mu bakera. Ugereranya gute injyana y'ubu ngubu yumva barimo baririmba kinyuma, umva barimo bararirimba ngo ntiza nanjye numveho, ubigeranya gute n'injyana yanyu ya kera iri y'umurimo? Oya ariko nabyo biraryoshye. Iyo baririmba kinyuma wumva ari sawa? Ntuse nkubaza ikibazo, ikintu cyose kiri ku mubiri wawe umva ikintu cyose kiri ku mubiri wawe, uzi kiri ku mubiri wawe cyose kirakora. Urumva? Cyose ari amaso akora ukwayo kandi agakenera kureba ibyiza, ari nayo mpamvu tugira izo za filime tukagira ibiki. Urumva? Ari amatwi akeneye iherena ryiza rirerire n'irigufiya, yego. Ari amaguru akeneye inkweto zihinduranyije umukara umweru. Urumva? N'imyenda urahinduranya. Rero n'injyana ntabwo zigomba kuba za zindi za kera gusa. Urumva? Ibyiciro byose bigomba kubamo. Babandi bakunda ibyo by'inyuma n'iby'imbere bakabyumva, na babandi bakunda ibyo ndirimba nabo bakabonekamo. Mbese ni ukuvuga ngo ntabwo uko tugenda dusumbana abana batoya bakuru niko nyine bigomba kugenda, ibintu byose biraryoshye. Yego. Hari abantu bavuga bati rero kuba uri muri industry urimo urarimba ibintu bya gakondo bikajyanamo n'amaherena ngo n'amarabero ngo n'ibiki, ibyo bintu ngo ntabwo byagakwiye kuza muri traditional, byagakwiye kuza muri modern. Ibyo noneho bihuzwa bite kuba umuntu uri kurimba traditional atakwishira amaherena, atakwisiga ibiki make up, ibintu nk'ibyo ngibyo? Ibyo rero ugiye kubimbaza ubwo nanjye nahita nkubaza impamvu imishanana basigaye bazana twa dusengeri. Abantu bakera bambaraga imishanana se bakambara udusengeri, ntibambaraga amabodi agahisha amaboko. Ibintu ntabwo yego gakondo igomba kwivangamo ibindi bintu, ariko tugomba kugerageza tukajyana n'igihe turimo, kuko hari ibyo ushobora kunsaba iyi saha. Nk'ubu wakubwira ati manuka hano hepfo unshakira ahantu hari igi ry'inyarwanda, kuribona byakugora. Urumva? Uhazana iry'izungu, ushobora no kwirukanka Nyabugogo wese ukaribura. Urumva? Kubera ikintu hose ni ukuvuga ko amagi adahari harahari. Ibyo bintu rero nkahita mbihuza n'akavideo nabonye kari gutrendinga mu kanya. Zana telefone yanjye nkamwereke. Nzana telefone yanjye. Akavideo nabonye kari gutrendinga mu kanya. Abantu bakavuga amagambo menshi atandukanye. Ati se umugabo nawe akwiye kugera gutya na gutya, birancanga. Ndavuga ni rero ubwo muhe n'umuntu mukuru usobanukiye ibintu wenda aramfasha kugira ngo ushobora kuba ubindusha. Nubwo ntaramenya ibyo ari byo ariko ushobora kuba kanze nkwereke. Ari kumva? Nze nkwereke kabisa ka video nabonye kavugishije abantu koko we. Kabavugishije kari yesa ahubwo ko nkabuze. Kunkabuzera kunkabuze kanze nje kuri nuza mbariho nkarebe. Mba ndi kumwe n'umuntu nkamera hano mu ntuza mu ndirimbo. Do musore udashobotse
ngo hari ukuntu umuntu ngo aba ashoboye ariko adashobotse. Niki nawe abantu bamushaka bajye bamumbaza. Niki mwapfuye iki na Edeza? oya ntacyo pe. Niba atari ibanga Ase wabitubwiye ko wowe wabibonye. nimo ndakagira Urimo uraducerereza rero. ntabwo ndi kubakerereza kandi nakagezeho Kavuga ngo iki se? kagezeho kabisa. nakagezeho ewana niko Niki Ediza ari umwana mwiza akaba byegereje umutima se bigenze ako Niki nawe hari amakuru ngufiteho byegereza umutima ayahe amakuru ngufiteho rwose ngo ayahe none nayo nawe bivuga byongorera uramenye igendere nigendere niko amakuru ngufiteho rwose. Ako se ubwo isaha yose ishire turimo gushaka iyo video. yanayigezeho Wayigezeho se ubwo uri kuyishaka? video naguyeho rwose The Ben yambaye iminuza karebe neza. yambaye plate y'ababazi The Ben yambaye plante Ese si umusitari nanjye narabibonye ibyo. warakabonye. Kano ka video kuba The Ben yambaye plante agashiramo ijezi inyuma kandikaho Pamela. Abantu bavuze bati ubu ni ubuganzwa mu rugo. Yamaze singanzwa ku mugore wawe mamugira ngo bahehe. aramukwa igumino yaramusabye aramukwa mufiteho uburenganzira bwose kuko ubundi abantu bacumuzwa. Ubundi iyo uvuze ngo n'imitwaro umugore ngo ahehete umugabo ubugira ngo ahehete wowe. Ahehete yaramujyanye gutyo gusa biriya ni ukwereka ko nyine yashyigikiye iby'umugore we nyine umugore we ubwo nyine niringanira yose yangirene. None se tuvuge ngo ushyigikiye yuko umuntu yaza akambara plante akambara ibinuza byose akanambara umugore we mu mugongo ngo nuko ngo ariringanira. Noneho especially umusitari uheruka kumuvuga ryari? The Ben ariko diruka kumuvuga ryarira. None se niba udaheruka kumuvuga ubundi kubera icyo wumva ko ntabwo akantu katuma umuvuga akakanyuka arimo mazi iminsi nyine mwana acecetse nawe atabona amakuru n'amakuru ye yumva. Abagomba kubakoma akantu ku buryo mubona ikiganiro usibwe ikiganiro mwagiye bati umucuri murataka utuma umusore sigaye bashama plante n'ibiki watakaye kera. muratakara kangahe se? Nibwo mwabibona se ko ntabwo utakare kuri The Ben wenyine kumbi umuco wagiye kera. Oya kugenda bwo ntago byashoboka. Ntago byanakunda kubera yuko uri we nyine uba ugomba kuba we ibyo wakwikora byose ukigaragura ukamanuka ukazamuka n'ubundi uzasanga uri hahandi. Urumva rero ntago byakunda biriya no kwitiza iby'abandi no kwitiza imico y'abandi no kwitiza ibintu by'agahe gatoya. Ariko cyangwa se ukabikora igihe ubona ari ngombwa ariko igihe uzabona ari ngombwa kugaragara uri we utabizana biriya ni ibisanzwe nta birenze. buriya sinzi hari ikibazo abantu tugira sinzi impamvu buri umuntu ubundi kuki buri muntu ataba ubwiwe akora ibintu bye akora ibintu bimurimo ntago nkunda ngewe umuntu wajajinga umuntu akavuga umuntu yakoze iki yavuze ibi wabaye wowe ubwawe ukamenya ibyawe ko twese tuba tutorohewe mbizi wamenya ibyawe ubundi ujya kujajinga umuntu kugira ngo bigende bite kari cyo kibazo njya ngira. Uravuze ngo nituvuge kuri oya gute se umujajinga ukumva ko wabyinjiyemo afite impamvu yabikoze niyo mudu wenda yararimo nta n'impamvu wabona yakubwira n'impamvu wahita uyumva so what. Erega n'umusitari akana abakoze tuba tugomba kureba mugomba kukareba ko abafite impamvu agakoze ariko nta bintu byo kujya kujajinga umuntu uvuga ibi oya buri muntu ubwo nawe wasanga nta kibazo njye ku giti cyanjye ibintu binyuze n'ibyo nkora ibinshimishije n'ibyo nkora kuko nta muntu nsaba nta muntu ntunze mba ngomba kuba ngewe ubwanjye. uba ugomba kuba wowe ubwawe ngewe ubwanjye. uravuze ngo kuba The Ben yaje akambara plante akambara umupira inyuma agashiraho nimero 7 na zingahe z'umugore we akandikaho Pamela. Uravuze ati ni ku giti nta muntu bireba nawe ninde se bireba tera like na comment birangirira ariko oya noneho ikitangaje agapira karaka FPR twaye iki ari kwamamaza umukandida wacu 24 mu mugongo
mama urabisanisha gute n'umuco noneho? oya ibintu byo kuvugwa byo Mm. wenda ngewe ikintu ntari bwemere kuri uyu mwana avuze Mm. kuvugwaho ni itegeko Yego. urumva Mhm. ni itegeko Mm. ni ukuvuga ngo igishimisha umusitari ni uko baba bamuvuze Mm. ni nayo mpamvu rero uzabona umusitari ashobora kujya hariya agaceceka wazajya kubona ukabona yambaye ijipo ni uko aba akeneye amakuru kugira ngo akomeze amuvugweho Mm. nk'umusitari kuko aba yarabimenyereye Mm. urumva rero umusitari aba agomba kuvugwa Mm. akantu kose akoze akavuga Mm. niwo munezero kandi n'abamuvuga niwo munezero wabo Mm. byose tugomba byose ari njyewe uri kumuvuga Mhm. nabonye ibyo mvuga ndi kunezeza umutima wenda by'akanya gatoya nawe ari kunezerwa kuko bamufasheho igihe umusitari ni umuntu uba ugomba kuvuga ahubwo se numva nta n'umuntu w'umusitari wakabaye atekereza ati kuki iyo ariyo mpamvu bamvuzeho nanjye navuze ngo aba ugomba no gukora kariya kantu kugira ngo babone Mm. ikiganiro Babone bagikura hese adatwitse nta hantu babikura ahantu bagikura Bivuze ngo The Ben yari yarazimye ashakira gutwika muki muri kano ibyo ni kavuyo. ibyawe ni wowe ubizi wowe bivuze urumva ibyo ntabwo ari njyewe ubivuze None se we tugiye kuri rwa ruhande bajya bavuga ngo hari timu B ngo na timu Y, wowe uri mu iyihe timu? Ya njyewe Bruce Melody na The Ben. bariya bombi se Bajya bavuga ngo umwe ngo ni Kingi, ngo undi nayo ngo ni Tiger, undi ngo ni umunyakazi, ariko rukabura gica. Abantu bamwe ukari ku ruhande rw'umwe, undi ari ku ruhande rw'undi, uri ku ruhande rwande. Ufanane. njyewe nta n'umwe ndi ku ruhande rwe kuko nta n'urabimpembera kugira ngo mujye inyuma nta n'umwe Bivuze ngo ntabwo ujya ufana. oya mbashyigikira mu byo bakora nkumva ni byiza baririmba neza ariko kuvuga ngo mu buryo bwo guhangana njyewe ndi ku ruhande rwande kuko n'ibyo bahanganira nabo ubwabo ntabwo babizi ntabwo nabo barisobanukirwa mu byo bahanganiyemo ntabwo bisobanukirwa ntabwo barisobanukirwa kuko wari uri ushaka kumwicaza ari ukamazi utakuse buri ushaka kujya uri gupfa ikina The Ben. uri gupfa ikina The Ben akakibura n'undi nawe amwicaza hari ukamubaza turi gupfa ikina The Ben nawe akakibura bivuga ngo rero nabo ubwabo ntabwo barisobanukirwa ngo banze yicara atekereza atakwa mugani uriya muntu usibye kuvuga ngo yararirimbye asohora indirimbo nanjye bigenda gutya cyangwa se n'abafana barabashyushya abafana bo ubwabo barabashyushya bakabateranya wowe uri muremure uri mwiza wowe umeze utya wabagishije inda byageze gutya noneho rero bigatuma yego ni ukuvuga ngo buriya urwangano runini nta nubwo ruturuka kuri bo ruturuka ku bantu baba bavuze bakabaha ibyiciro bya byiciro twanze hari igihe usanga abantuza abafana urumva n'aba influencer bo bakureba bakaguha icyiciro n'uriya bakamureba bakamuha icyiciro urumva bakajya babateranya muri ubwo buryo noneho ugasanga nabo baba batagira ubwenge mu mutwe babigendeyeho bise bifata forume bise bifata gahunda bise bifata ibara kandi nta n'ibara byakagize Bruce Melody na The Ben n'ubu ntibaramenya icyo bari gupfa nta nubwo barisobanukirwa nibisobanukirwa bazasanga ari inshuti nibisobanukirwa bazasanga bari gupfa ubusa bazasanga ari inshuti magara uvuze amagambo akomeye nibisobanukirwa umwe akicara akatekereza ati ubundi uriya twaraturanye mu cyaro hari isambu tugabana icyo twahuriyemo hari uwashyigikiye undi cyangwa twese twarahuye duhura dukora ibintu bimwe muri bo nta wahaye undi igihumbi ngo genda ujye muri studio niba baranahuriyeyo buri wese yarijyanye ntawe ucyurira undi ngo ariko njyewe ninjye wagufashije ninjye wakuyoboye sibyo ubwo rero bivuga ngo kereka hariho kuvuga ngo ariko njyewe nigeze kuguriza amafaranga ujya muri studio none wagiyeyo urakira ntiwanyishyura bose bahuriye mu kazi rero ntabwo barisobanukirwa ko bicaye bombi bagatekereza basanga bari guteranywa n'abantu bashyushya inkuru sibyo nahereye kare mvuga ni ya mashyamba n'amashyara ari muri industry ugasanga umuntu aragushyuhije gutya sinigeze kubona umuntu wafashe indirimbo yanjye niya Vava ahita abifata ngo muri aba bombi ngo murabona ushoboye kuririmba arindi yego urumva ubwo rero turi nk'abasitari bakomeye urumva nyine ni ukuduteranya se ku mugano kumeje ku kantu kawe na Vava ubundi ibintu byawe na Vava byarangiye bite oya nta kibazo ariko nta kibazo kirimo habe namba mwariyunze se nta nubwo twigeze dushwana numvise amakuru y'uko ngo watonganye na Vava bikagera no muri RIB ubwo kuri RIB se ni wowe muzamu waho
niwe muzamu wawe. yego niba mwana natonganye nta kibazo ahubwo twitubwiye niba mwariyunze Oya cyangwa ibintu ntabwo byarasubiye ku murongo. reka rero nkubwire hari ikintu mutarabasha kumenya. Hano muri social media nta mwanzi ubamo. yego Hano muri social media nta mwanzi n'uyu n'umwe wavuga ngo ngende umwanzi wundi, kubera ko wavuze n'uriya akavuga mugahangana nta urahura n'undi mugahanganira kuba uyu yaravuze avuga ibitajyanye n'ibyawe n'undi navuga ibitajyanye n'ibyawe. Ntabwo nta mwanzi ubamo. Umwanzi ni uwakuroze, umwanzi ni uwakunyaza ubutaka bwawe, urumva? Umwanzi ni uwa, ariko hano nta mwanzi ubamo. nta mwanzi ubamo. Ntawe. Bafashe indirimbo yawe bayikompara n'iya Vava dore imbogo. we kuri ku giti cyawe ku mutima wawe. Oya, bivuganye. wumvishe umeze ute? Oya uba ukimara kubona iyo post oya nicyo bari nshaka, kugukompara na dore imbogo. nicyo nshaka kukubwira yuko abafana utarebye neza yego babateranya nta n'icyo mupfa. ariko nawe urareba ukavuga ati se kuko kumfata Kuko ukankompara na dore imbogo. Oya buretse si umuntu se. umuntu ariko ntabwo nose muri kuri capable y'indiri kurimba ibintu None bimwe. si icyo afite ntafite ni iki, cyangwa icyo njye mfite adafite ni iki? ubu se ufana dore imbogo? Nakubajije ngo Nyine akankubaza. ntamufana Uramufana? nyine. Ntamufana nyine. dore imbogo dore imvubu Ntamufana. dore imara. Ndanamufana cyane ntamufana. eh Amakezi. Oya ariko riranavunanye. Eh. Vava se urumva ritoroshye. Oya ntabwo riramvuna cyane. Nose utekereza ko arabyanga se? ntabwo mbizi niba nabyanga ariko yaranambwiye ngo niryo ryamukuje niryo ryamuhaye hiti. Oya ariko njyewe riranamvuna kurivuga. Genda jya ngo ninjire wenda umaze kubona poste bari kugukompara na dore imbogo. We ku giti cyawe ku mutima wawe wumvishe bimeze bute? Uzi ibihangano ukora, uzahari ukuntu biba byakuvunnye, uzaba biba byaturutse, we wumvishe bimeze bite? Ikibi nuko bari kumpuza n'ipusi cyangwa imbwa. None bampuje n'umuntu. None baguhuje n'imbogo. Mu ndirimbo zanjye se uzashyiremo iryo jambo. Ruriya niwe unkamerera indirimbo ariko nyumvira ibintu ari kuvuga aya masaha. abari kugira ngo guteranye n'abafana uri muri agabanira projet. wiyumvisha umeze ute? Ni ukuri ko Imana nta kibazo. Ko aririmba neza, ko afite ijwi ryiza. Ikibazo wowe wumva ufite ibintu n'iki? byawe na dore imbogo byageze Ariko nyine nawe urumva, none se erega nubwo nawe wicaye aha ngaha uri umunyamakuru ariko nawe uri umufana uteranye. ndi guteranya. Udateranya se urumva udashaka kunteranya nawe? ntabwo uteranya, reka oya ni ukugira ngo twe tuganire ukuri. Rero ukuri guhari nta mwanzi muri social media ubamo. nta na beef wajyanye na dore imbogo. Nta nimwe. mwariyunze mujya kuri bo Twiyungaga barabakiranura. iki se kandi ntacyo twapfuye? Waraduherekeje se wowe? Waraduherekeje? oya ntacyo mwariyunze ibintu byararangiye. Yakose. Twiyungaga kandi ntacyo dupfa. Ahantu uri kunjyana uri kumva twiyunze ntacyo dupfa. ariko ibintu byararangiye. Ariko si biniki. oya ibintu byararangiye. Ibihe se ibihe. ibyakuvugwaga we ibyo bagukomparaga we na dore imbogo Ntabyo twari byararangiye. twikoreye ngo turabivana mu cyaro tubigeze i Kigali. Urumva? yego Nta n'ibyo twavanaga i Kigali tubijyana mu cyaro ngo turabyikoreye. yego Twavuze nk'ibyo abandi bose bavuga. Komeza kunesha umutwe. ariko wana waje unambaye neza. Ariko ntabwo naje uri gushutinga wambaye neza kabisa. nubwo akantu ka dore imbogo kaba katwivanzemo. oya ariko nta kibazo ni ukuri ahubwo tumusengera akire ngo ararwaye. ngararwaye. burya koko ngo umenyera amakuru ku gihe. umenyera amakuru ku gihe umuyobozi wawe. Si wowe nabyumvanyira ntabwo ari wowe. njyewe nabyumva. ntamenya amakuru ya dore imbogo. bavuze kuri ngo burya koko ngo inshuti yawe uyimenyera amakuru ku gihe. Cyane ariko burya ni n'umwanzi wawe nawe ukamucungira hafi ukamenya amakuru ku gihe. Erega buriya inshuti nivamo umwanzi kandi umwanzi niwe uvamo umukunzi, kubera ko hari igihe ushaka kwicara urumva utekereza ko ari umwanzi wawe akaba ari ukugirira neza,
akaba ari we ukora mu gihe gikomeye hahandi utatekerezaga ko wataboneka ukabona arabonetse, noneho ya yindi witaga inshuti yawe ugasanga ntibonetse. Rero ibintu byose birashoboka ku muntu muri kumwe, ku buryo umuntu wakubereye umwanzi wakwiciye cyangwa se gukora ibindi bintu biki n'ibiki yaba ari ukuza imbere akakubera inshuti magara. none se ubu ngubu urumva ibintu avuze ra, none se ubu ngubu abiciye abandi ntabwo bari kubana neza? Ubu abicaye abandi ntabyo uzi se? Ibyo ndabizi. None se ubwo uri kumbaza ibiki? buriya hari aho bigera bikagira indi ntuza. Ibyo ni ibyanyu. Biriya byo ni uko habayeho ibintu by'ubwiyunge n'ibiki. Biriya rero reka ariko hano inyuma yabyo umuntu mugiranye ikibazo. Nanjye nakubajije ngo sibyo? Yego. Ari Vava afite ibimuvuna umutwe, akeneye kwikorera bimufitiye umumaro, bitari ukwikorera Jennifer. Yego. Ari Jennifer nawe afite ibimuvuna umutwe, yego, bimugoye, bitari ukwikorera Vava. Yego. Rero ntimukazajya mufata ibintu ngo mubiremereze cyangwa mubigire birebire, kubera yuko tuba dufite ibindi bituruhije biri mu miryango yacu dukeneye gukemura. Rero ibintu byo kuvuga ngo umuntu yaje kuri social media mwavuganye nabi ejo undi mwavuganye nabi, ibyo nabyo ngo biremereze ubishyire mu mutwe wawe, icyo gihe nta kindi kintu uba ufite kikuvuna. Nta kindi kintu uba ufite kikuvuna. Umuntu araza akakuvuga nabi ukabyirengagiza ukarenzaho, yaza yanagutera amabuye ukabyirengagiza, mwanagirana n'ikibazo ukabyirengagiza. Nose si muri social media nyine wese ko uri kumbaza iby'abandi kuki wumva ko ibyanjye utazabibaza abandi ejo. Niyo mpamvu noneho tuba mbamubeje ku by'abandi, none ntagira ku byawe nkitsa kugira ngo kuko uzabibaza abandi, kuko tuba turi kumwe nje nawe wo kugira ngo mbaza abandi amakuru bamapfuye mwibarize noneho maye uko ese koko we na dore imbogo ntariyunze. Oya njyewe ntabwo niyunze nawe ntacyo napfuye nawe, ahubwo we mbaza iby'abandi hanyuma ejo umuntu naza kwicara uzamubaza ibyanjye. Urumva uzamubaza utakubundi Jennifer agira umugabo cyane n'indayi, ubundi ajya abana agira abana banga, uzabibaza abandi. Ndose njye urabimbaza nimara kubigwa abandi uzababaza iki? Mbabaze se kumwavugaga ngo Jennifer ngo na dore imbogo ngo barashwanye ngo benda kwicana, kandi ngiye mfite amakuru yuko riba ariyo yabakijije. Ariko yanyibwiriye. Twarajyanye njye nawe. Twarajyanye. Gira ryo ngiye ngumema. Ribu niyo yabahaye ayo makuru. Ribu niyo yababwiye ayo makuru. Mwarinda muza kunkerereza hano. Niyo yarababwiye ngo Vava ngo najye. Abanyamakuru tuba tugomba gucukumbura tukamenya bimeze bite. Rero nibyo ngiye nibyo mba ndi kubabwira. Ni ukuvuga ngo buriya abafana cyangwa se abanyamakuru, abafana yego n'abanyamakuru bari mu bantu bakuririza inkuru zigakomera kandi zari zoroshye. Urumva rero nimwe mu bikuririza, nitwe tubikuririza. Kuko buriya niba abantu wenda bashwanye, ntabwo ari njye na Vava ndi kuvuga, niba abantu bashwanye bakamara ukwezi muvuga ibyo bintu, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu muvuga ibyo bintu, bivuga ngo mama mushaka aho mbese ni nko guteka ku nkwi, ugakomeza ugenda uzana urukwi rumwe ushyiramo rwaka, ushyiramo urundi rwaka. Urumva ni ugucana ku nkwi imwe, nta nubwo mama mucanye no kumbabura, nta nubwo mama mucanye no kuri gaze n'inkwi. Ariko niba abantu ngo bashwanye ukwezi kumwe amezi abiri tubikuririza, bivuze ngo nyine ikintu cyarabaye n'ubwoko meje. Oya ntabwo njyewe n'urugero ugemeye ubundi gushwana umuntu ushwana mu kiyo, njyewe ntabwo mbyemeye. Urumva yego ntabwo mbyemeye. Niyo uburyo urimo kubiremereza niyo ubusenge nawe ntabwo nshaka kuva hano tuvuganye nabi. Ngiye nawe kuvugana nabi nge nawe, ariko bitari ibintu birenze. None rero uko wumva bitarenze. Wowe na Vava urambwiye ati niba tubikuriza ukwezi kumwe amezi abiri, amezi atatu. Nakubajije ngo uko wumva bitarenze rero. Yego bitarenze niko no kuri Jennifer bitarenze, niko no kuri Vava bitarenze. Se twe tugeze ku rwego rwo kujya muri RIB. Nuko mpfaye tutajya yose twabuzwa n'iki? Nkujyane none. Ujyane se ngiye nkujyaneyo ko ndumwere ndanaba nziriki. Nakoje nkujyane muri RIB. Ugiye kupfugisha ubusegiye gusimbura dore imbogo Vava. Shamba barira. Ngiye kumusimbura niki ibintu bya Vava na Jennifer arabyumvishije.
nabyumvise ariko ubwo kuri Jennifer kubwiye niko kwa nyako. ntabwo twiye dushwana. Ese yakubeshya si Jennifer arababa Jennifer si nguyu ubwo ukura kubwiye nuko nyine byakira uko ubwo nuko byagenze ntabwo bigeze bashwana ntacyo bapfuye barenza wese. Erega niyo twaba twararwanye hari igihe tuba dukina filime ubu nawe washaka views wabitindaho se ntawamenya ariko ntabwo nta byabaye. oya reba n'uyu nguyu uri kumubona ku maso arimo arashaka kurema izindi nkuru. sibyo Jesine uramenye da ariko nyuma ngira ngo ugira iki uko mbagize amahirwe nka kubona nka gufatisha yewe unyihera amakuru. ariko se kankubaze ubundi ibi mwari mwabiteguye mwebwe. Erega iyo ugize amahirwe nyine hari ukuntu barya bavuga ngo guteye ibuye ngo ryica inyoni ebyiri kiperi ukabona nyine bise bikunda nyine ufatiraho dore ko voka y'imbwa imanuka ihiye. namwe ubwo yanyu yamanutse ihiye kuba mwabonye igihe babonye igihe nifa voka yabo yamanutse ihiye na Nikita wumva mu binyamakuru batarabona imanutse ihiye none se nakubwira ngo nta kibazo ni ukuri. noneho twanzure ku kintu cyawe na Vava ariko si bini reka tucyanzureho ndapfuye n'undi muntu uzongera no kuza avugaho ku bintu byawe na Vava tucyanzureho ukuri guhari ku bintu byawe na Vava ni ukuhe kugira ngo dushyire akadomo. Wenda hari abantu bashobora kumva ibyo twavuga bakagira ngo twari turi gutebya bakagira ngo wenda ni ibindi byo kurenzaho n'ibiki byo muri showbiz. ukuri guhari ni ukuhe kwivuriye kuri Jennifer. kuri guhari yego uzi ko muri hafi no kuzajya kubaza umwana na nyina ngo mupfiki. uzi ko muri hafi kuzajya kujya mujya mu ngo z'abantu ukabaza ngo we na nyoko nta kintu mwapfuye ubushize sha. oya kuri umusitari wowe witeguye kuvugwa yaba ibyiza n'ibibi nta kibazo twigeze tugirana. ukuri guhari kwawe na Vava nuko nta bifu mwigeze mugirana ntabe namba ndaza nako dukomeze. Aya bavuga ngo nze gukata ka video nkabanzeho imbere ariko ndifashe ubwo nta kibazo mwagiranye ntabe namba nta nubwo mwiyunze nta kibazo mwagiranye byari byo muri showbiz. Abantu bagenda bavuga amagambo rero mujya muvuga ibyo muzi nk'ubunge mba nk'iki akuzi ko abantu mugira amatiku uzi ko no muri commentaire ibyo bintu baba bakibyandika yababa we mbega abantu sha murapfuye. niyo mpamvu mba nkugezeho kugira ngo ngende mvuga ibintu ngende nafitiye fact. ariko se ngenda ndashaka kubabaza ubundi yego niba ufata inkuru za Vava na Jennifer ukazikuririza amezi abiri agashira ubundi bw'iyo umuntu agukoreye ikosa ubikuririza imyaka ingahe? muri abarozi niba ufata inkuru zanjye ntacyo mpfana nawe Vava ntacyo apfana nawe urimo urakuririza inkuru zacu amezi 6 arashize hanyuma umuntu aramutse agukoreye ikosa we wabikuririza bingana iki ahubwo ko wahita umuroga? muri abarozi erega ujya utandukanya ibintu byo muri social media muraroga ntugire irindi jambo urenzaho muraroga. reka dusoze ikiganiro bitaza kurangira ntabwo biteye mu kiganiro ndabona urakaye ndabona ubirakariye ese umuntu aranirwariye deje urimo urambaza hakugira ngo mbaze uti mugezemo musengera mu bimeze bite urimo urambaza amatiku. shiraho inomero ze se bashyiraho inomero ze abamwihera n'ubwo bufasha babumuhe. ararwaye ni ukuri kandi njyewe nemeza neza ko ibyo bintu ari byo koko kuko nanjye nabyumvise mbere y'uko arwaye ko arwara igifu. yajyaga bikubwira oya cyane namwe mwari mwarapanze planka shanga zazindi ngo zabatiti hari ikibazo se hari ikibazo abatiti Brown na banyambo ngo barakundana namwe mugapanga planka yo gushwana kugira ngo mukomeze muvugwe abino bya detene. nta n'ikibazo ariko n'ubundi wowe niba hari izindi nkuru wumva uzi nanjye umbwire tuzipangane nyine batuvuge nose ndabanga kuvugwa tugiye gusohora n'indirimbo tunayitwikire tuvuge izihereye indirimbo yawe zasohoka umugabo yarantaye hera umugabo yaragutaye none reka nose tuvuze ngo dushake inkuru kuva ryari rero kagira inkuru umugabo yagutaye ryari? ashize ukwezi kurashize yagutanye abana bangaye 10 nukuri yagutanye abana 10
wumva ko se mu by'ukuri umugabo yagutaye kubw'izihe mpamvu? Kubwo impamvu z'uko yabonye abato. ngo urashaje. Fantishizemo nta yindi se. ngo urashaje. Sharangiza ikiganiro dutaye. Si ugutwika se siko mbwiye. Nende kumwe na Jennifer ndetse na Nikita umukobwa wiwe, ntago ari mu nda, ni umukobwa wiwe muri showbiz bahuriye ku mihanda. Kandi nuko mutandukanye abana na ba nyina. Si nk'ibyo byose. Urabizi wowe. Ushika bavuga yuko Jennifer ari mama wawe. Jennifer urabizi neza, uramuzi neza ku buryo Ariko njye mfite umukobwa uruta uyu nguyu. Ntashika bavuge ko ari mama wawe. Njye mfite umukobwa uruta uyu. Yego kuba umufite nabyumva, ariko ni umukobwa wawe muri showbiz. Njye ndi blessed, ni umubyeyi Imana yanyihereye. Ko wadusanze aha ubundi uratuzi. Ntago nkoze. Shaso uranzi. Uramuzi? Oya, ntago nkoze. Uramuzi? Ntago nzi. Ndahiro. Uranzi? Takwijose ndeze. Sha ntago nzi, si ngombwa ngo ndifate. Niki ntago nkoze. Sha wallahi. Muzi hese? Uzavuga byose. Nta kibazo. Ndahiro. Bivuge twumve. Twizoreze ikiganiro utancumuza gatuma mvuga na kari murore dore. Ivugi. Ivugire. Waza kumbwa inyuma ngo kata kujya kuguza. Yakugira hejuru. Bivuge. Oya ushobora kuba umuzi ejo ariko uyu munsi akaba yaje atari wa wunduza. Ariko nta nuwamenya u Rwanda ni rutoya, ushobora no gusanga ari ukuntu byagize bikagira ibintu bijya bibaho kabisa. Sanga ari nk'umubyeyi umwe wakase ku ruhande. Oya ngewe ku giti cyanjye cyo nabwira abanyarwanda badukurikiye n'abanyarwandakazi, wenda nkanjye murabona twahuye na Jennifer Soti yadusanze ahantu twagiye kuri shuti, nibwo yiyongoje avuze dukora akaganiro gato tubabwire ko tuvuye mu matora, urumva noneho twahuye n'umunsi mwiza nibwo twagiye mu matora byagenze neza. So jewe wenda kuba ndi kumwe na Jennifer, wenda Jennifer ngiye yarambonye arankunda tu, nanjye ndamukunda. Noneho bihurirana nuko nawe afite mukuru we witiranwa na mama witwa Cecile. Abenshi muzi nka Cecile Kayirebwa, mwamenye abanyarwanda mwinshi muramuzi. Rero na mama wanjye witwa Cecile, ankunda uko mubera umwana mbera umubyeyi. Ikindi kintu navuga nuko nyine man tuba turi blessed kabisa. Tuba turi muri Kigali twiruka imihanda dushaka amaramuko twihiringa, ariko hamwe n'Imana igenda duha guhura n'abantu n'ababyeyi, abantu bakuru. Giye kwitisha nyine nige wakivuga. Shimira Imana yatumye mura na Jennifer ambereye umubyeyi. Iyo ngize ikibazo mugisha inama kangira inama, kajya nsengera. Niyo makuru nari mfite nababwiraho, kugira abantu bazajudging ibindi bintu. Birenze ibyo ngibyo Imana duhana umugisha. Yes, rero kumwe na Jennifer ndetse na Nikita. Iyi ni DPTV Rwanda, mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngende Sot Official. Jabrez. Na Edi.